maze kubona ko gukorera ku muhigo ari ikintu cy'ingenzi rwose. Musa nazuyaza hano rero bahageze hano urabona ko dusigaye tuya ahantu heza. urabona umucyamuro uri hano hano Mukarusi mwiriwe madamu. uraho mugabo mwiza neza parike ndaho ndamahoro kaya wamwe bora wajira pe wo kwigasoya cyane mubwiza uko rwose njyewe nkimara kubyumva nabyumviye ku murongo tuhuje ubutaka tuguze ifumbire mvaruganda ndakubwiye ngo iwanjye ni jyewe ugiye kujya ntanga imbuto muri aka karere ka Bugesera gasoya. naho rero Mukarusine ariko ni mushiki jewe epimaki ndakumva n'ikibasumba cyane dora ariko nakubonye rwose uranyumva ubu dusigaye dusinzira neza aho twimukiye hariya mu kiba cya sharitari ubu dusigaye dusinzira rwose. ariko rero rwose aranyumije atumye ngiye kubwira abagore bose tubara mu matsinda erega Mukarusi kwigireho erega Mukarusi wagize ngo iyi soya yonyine se nateye n'imbuto ibiti by'imbuto ariko niba ari n'irindi banga twakoresheje kuri aho ikintu cyitwa amatarasi ndinganire twaciye ariko rero bavuze ibyo gusa ntazi wari bwagende Nyamata hariya hepfo uherukayo naherutse umanutse hahandi umanuka hahandi hepfo ukata uvuye kuri cya kibuga gikuru cyitwa stade unyuze muri wa muhanda wa kaburimbo umuhanda hano ngenda kwiza amafaranga kuri saa ariko nawe Mukarusi ahubwo se uzi icyondo cyari gihari wanyuraga ibiziba nambaye neza nkanjye pimake nyine urambona nakubiza bikote nk'uko nyine igiye ariko umuhanda usigaye uhanyura mu ahubwo aramubwiye kurukiriye karame Mukarusi ikintu cyiza cy'ubwana ubuhinzi bwawe yego rwose unjya Mukarusi rubona byama bampaye kingirije ku gihe reka da ibintu byiza kandi ibi byose ni ya gahunda yo gukorera ku mihigo abantu mu kiraro nta kuzerereza hano gasozi ariko rero nabwiye umugore wanjye mubona ko dusigaye guhinga isoko ryubatswe riri hariya ryavuguruwe mu murenge wa Musenyi iyo bageze ni ukuri kw'Imana niho tugomba kujya dushorera ibintu byose ahubwo naguciye mu ijambo wa mushoramari w'imbuto yabwiye ngo avoka zaramunyuze bya binyamorogo ntabwo ahubwo mu gitondo kare ni ugupakira za tone yatubwiye tukazimuhereza cyane rwose nibyo niko bimeze none bamubwire kurukira ndakumva rwose Mukarusi ikintu nshimira rwose akarere kacu kaguze yego uzi ko bahawe amahugurwa urumva yo kwiteza imbere abagore n'urubyiruko barizwa mu bigo bizamura imari ukajya muri za mukabitsa bakaguha amafaranga yewe narahuguwe ntihangiye umurimo musigaye ariko basigaye uri umutayeri ariko rero tujye no muri ya nama ariko rero nitugera no mu ijuru ikintu nzabwira Imana bazabwira ikintu wibuka n'icyo cyabaye nzayibwira intego y'akarere ka Bugesera ya 2022 imaze kugeza hano nzayibwira ko yatanze imbuto ya soya mu nama hariya tugende nyabugenda nimugende ndaje tuzabibwira Imana se yo wageze ngo niba ibibona mumbabarire naho ubundi rwose kibasumba cyane nagira ngo mwereke inzu nakubakiye igiye kugutuzamo dore niyi rwose urabona ko inzu nakubakiye ari nziza niko se uri banza wicare maze iyo nakubakiye rwose sheri wanjye naragushimye ariko nambaye neza nkanjye koko hanyuma rero ibyishimo mfite ubu twaraye mu gitaramo ntabwo uzi se ko umurenge wacu wabaye ko twabaye aba mbere tukabira Shyirwa mu karere ka Bugesera mu mihigo ubu twaraye mu gitaramo cy'imihigo twaraye mu nkera aho ubundi se kore muri serivisi rero twavugaga
ya serivisi y'irembo ya serivisi y'irembo narayikoreye ntuzi se ko serivisi y'irembo ubu ngubu dusigaye turayigendana rwose. Nasabye ko tugomba gusezerana, tuzasezerana ku itariki 25. Byararangiye. Uratsindiye cyane. Iyo yose rero ni imihigo. Uravuga iki saho? Umihigo y'akarere ka Bugesera. Neza abarimu bahawe ibiganiro bya Umunyarwanda, ariko byahereye mu buyobozi bw'ibigo by'amashuri. Baragenda baha ibyo biganiro abarimu n'urubyiruko rutiga. Ahubwo se uravuga iki? Ariko rero abona rwose nawe ibihigo hari icyo nawe uyiziho, kuko ndabona ntiganiriza. urabona bino imisoro abaturage bose abacuruzi batanze imisoro. Abacuruzi ntabwo ibyo nibabirukaho gutyo, buri wese bazi ko agomba. Ubu yaratanzwe neza imihanda. Ahubwo se ikintu uravuga iki? Binyuze mwazaje ko rusange z'abaturage dukora haje mu bibazo byinshi by'abaturage. Dore se bijambo duturanye hariya, uzi ko yahoraga afite ibibazo ibanza, abunzi bagiye mu bibazo bye rwose barabirangije, ubu ni amahoro, byarakemutse. Iyi mihigo rwose yacu y'akarere ka Bugesera nzayivuga n'umwana tuzabyara bwa mbere. Iyi mihigo ngomba kuzayimubwira y'umwana 2022 akarere ka Bugesera rwose ndabona turi ndashyikirwa. Hanyuma rero reka ngire njye gushaka ubwatsi bwazaza zanjye. Reka ahubwo ikindi ugomba kumenya, uramenya uzamwirire rwose Cesariye nawe ntazabura ubukwe bwacu. Reka tugende rero, hanyuma ibindi ni ubundi. Naho ubundi se Mukarusi, ibintu ni amahoro imihigo dukomeje kugendana nayo. Tuyesa nubona yakorana indirimbo ubu bangize umwanditsi wa korali, cyane rwose. Ariko niba numva mufite ibyishimo byinshi aho byagenze bigera. Naho ubundi nari bavuga ukuntu ntuzi ko ejo bundi igihe badushishikariza kwiga gusoma, kubara no kwandika, jewe mpimake n'abari wa mbere mu kujya kwiga gusoma, kubara no kwandika. Usomye mu Bafilipi ibice 4:13 aravuga bishoboka byose na Kristo ariko rwose iyo uvuze ijambo ry'Imana unyibutsa uburyo umurenge wacu wabayange twabaye aba mbere mu mihigo. Naho reka tutavuga ibyo ntabwo ariko byose tubikomora uburezi. Wa mwana wanjye wigaga agenda mu birometero byinshi cyane, habuze mu karere kubaka ibyumba by'amashuri, umwana wanjye asigaye azinduka ibizamini, nta kintu wajya kwiga kure. Ariko mwari muzi neza ko buriya ibyose kugira ngo tubigereho ari ibigendanye no kwivuriza ku gihe. Urugero, umukazana waje yipimishije inshuro enye kwa muganga. Umwana utuye muri wa murenge ruguririya nyuma yaho rero yabyariye kwa muganga. Kumva yavuyeyo bamuboneje urubyaro yumvikanye n'umugabo. Urumva muri cya cyumba bubatse nanjye mperutse guherekezayo umwisengeneza wanjye. Niba muri Imana iyo ntacura rwose ari kuzabyarira mu cyaha. Ariko rero hari umugabo wamamagaye ejo bundi bita wa wundi w'inshuti yacu tutuye nayigize muri Kamabuye. Urabona ivuriro ryubatswe muri Bihararo, nk'ubu rwose baramufashije, ngo bagiye barimo bakingira indwara zitandura. Na siporo ahubwo se
niko pima uravuga iki dore mukanganisa Stefani muzi katangira gahaba neza yubakiwe inzu nziza amazi n'amashanyarazi uravuga iki kari babana barangije kwiga ejo bundi bakoze urugero neza burya abantu ubona bakora usanga bakora kandi ubona bafite umumaro uravuga igize ko ahubwo umudugudu wacu abaranaga n'amatungo bose ubu rwose naranabyigenzuriye nta n'umukiranga n'amatungo abandi bafite ubwiherero budasamye barabusanye n'abatarabugiraga nabo barabwubatse ariko mubona Bugesera Imana idashobora kuyigira ijuru rya kabiri mbona n'inka zose zigenda ariko mwabantu rero nakomeje kuvuga ibyanyu yewe reka mbabwire nkatumukiriye nawe umugore ubana n'umugabo tutarasezeranye pimage nakoma gato ku gato ngashaka ntacyakwigaho ngahonga ariko abo bamaze kudushishikariza ku muhigo wa 88 mukeriya sezeranye n'umugabo wanjye pimage barasezeranye rwose urabona ko rumeze neza ariko iyo utasezeranye ukajya mu bandi kugira ngo wese ufite uwo ntawe urebeye ufite ipfunwe umurindaye n'ukuri kw'Imana iyi mihigo mbabwiza ukuri abantu bicara bakabitekereza ni ukuri nabasa ariko kugira ngo tudatinda kuko zirageze mu nteko y'abaturage ariko nawe nasabye cyane abwira ukuntu umwana we umwe wize mu ishuri ry'imyuga hariya muri nuko mu ishuri ry'imyuga hariya za Ruhu hariya muri ya TV ubu neza arabanza amafaranga arinjira bamuhaye n'ibikoresho kuvuga TVT ntabwo kwa munganye nta isidi nayo ibegereye babana babo reka da isidi irerero ry'abana amarerero n'irerero rwose ariko se umubwire ikurikiye wari uzi neza abantu dushashe akanguye uzi ko twitabire twese dufite udutabo muri sako tubitse amafaranga ahubwo se uravuga iki iyo uvuze ngo abasheshe akanguhe unyibutsa uburyo twitabira siporo rusange niko pima ntubizi ko tujya tujyana muri siporo rusange twamara gukora siporo rusange bakadupima indwara zitandura bakareba ko ufite umuvuduko w'amaraso bakareba mbese nyine bakakurikirana neza mu gihe uhagaze ukuntu tujya mu bimina hanyuma ugasanga wa murenge wacu mitiweli kujya mu bimina ni byiza nawe ujye tugende uravuga indirimbo yakira mu ariko ntitwavuze kwa mubyeyi wa mwana aho ngayire yahoze abimbwira ubu n'igihe mutanga amakuru we mwiza kuko umwana we yakuwe mu muhoro uri umukino twabategura umukino ugira uti twarayesheje ariko rero